Yes, alright. Mwiriwe neza, nizere ko meze neza. Twongeye kubaha ikaze hano ku miyoboro Onebu opportunity haba Rwanda. Nkuko mubibona hano turi kuri website ya Radiant Yacu. Ubwo aho tugiye kuza kurebera uburyo aho uko wakora application kuri aka kazi batanze. Twabonye abantu benshi murimo muratwandikira atese ni gute twakora application idufashe application. Ubwo hano twebwe tuje kuba twareba uburyo ki uraza gukora ino application, ako uraza kubanza wareba niba wemereye kuko hano bireba abantu basoje segonderi cyangwa se kaminuza. Ubwo nukuvuga ngo wowe icyo usabwa nukuza kuba wakurikirana ino video ugahita ubona uko wakora application ndetse nino link mwabuze uburyo mugenda muyifata cyase guscaninga code ngo utangire application. Turaza guhita tubibereka icyo usabwa nukurikirana video neza. Rero niba ari bwo bwa mbere ugeze no ku miyoboro Onebu opportunity haba Rwanda, kanda subscribe, share and comment kuko hano uzahabona job updates, ubone na mahirwe ya scholarship atandukanye, update zose zitandukanye mu buzima tugina tuzibanyurizaho hano hasigaye mukagerageza kandi twishimira ko kubona mwagezeyo. Rero uraza gukenera ubufasha leta twandikira kuri nimero yacu tuza kubasigira mbere yuko tuza gusoza ino video. Asigaye urakenera ibindi byose atwandikira muri comment, asigaye tumufasha. Ikintu usabwa nukuza kubifite nibura mega zirenze 100 kuri telefone yawe, asigaye ukaza gufungura link tuza kuguhereza ugakora application. Rero icyambere niba wenda wari udasanzwe uzi ngo ino Radiant Insurance Company imariki, ubintu ukuvuga ngo icyo ikora itanga ubwishingizi. Ntabwo ari ubwishingizi wenda kuvuga ngo mu kwivuza cyangwa iki, ahubwo ikora ubwishingizi mu bintu bitandukanye ubuzima. Hari life insurance, hari house insurance, hari agriculture, hari n'ibindi byinshi bitandukanye, harimo na property. Ufite imitungo rwose barayishingira, ikayifitanye abafatanya bikorwa benshi batandukanye. Murabona ko hari benshi cyane, harimo na Ministeri y'ubuzima za Onebu n'ibiki byose na Equity. Urabona yuko ni company imeze neza ko wayikoramo, byaguhesha amahirwe yo kuba wagenda ukora ubona na connection ku bandi bantu benshi batandukanye. Rero ukuntu wowe uri buze kuba wakora application kuko reka tubanze turebe itangazo ibyo ryavugaga. Hano bavuze ngo itangazo, hano bavuze ngo itangazo ry'akazi. Ubuyobozi bwa Radiant Insurance Company Limited na Radiant Yacu Limited buramenyesha abantu buramenyesha ko hari imyanya y'akazi ihari ku bafashamyumvire agent mu bwishingizi. Hano noneho bahise baza bakomeza bavuga ngo kuba ibisabwa nuko wararangije amashuri yisumbuye cyangwa se kaminuza, kuba uzi neza Kinyarwanda kukivuga ndetse no kucyandika. Noneho icyitonderwa, application zarangira ku tariki 30 Mata. Ubwo urumva ko ugomba guhita ubigerageza vuba uyihuse. Rero hano saba uciye kuri iyi link cyangwa se usikane code. Hano ubwo nukuvuga ngo uko uza kubigenza, iyi link ngiye nyikanzeho ubu ngubu yahita ifunguka, ahubwo reka ngiye kuyikanda nyifungure. Ubwo ndaza guhita nyikopiya mite nyibashira muri description kugira namwe mugende muza guhita muyibona. Ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara kuri 2050 bakaza kugufasha bakagusobanurira ukamenya buri kimwe cyose. Noneho twebwe niba ugiye gutangira gukora application cyambere iyi link, ubwo nukuvuga ngo ugomba kuba ufite hano urayikura, ariko twebwe turaza guhita tuyiguhereza. N'ubu utari no kuyibona utwandikire kuri nimero zacu tuze guhita tuyiguha. Igikurikiyeho numara kuyifungura iraza ifunguka imeze gutya, bakubwire ko ari fishi y'ubusabe bw'akazi agent. Haraza aho inshingano uraza kuzisoma, hazeho ibigenewe umufashamyumvire agent, ubwo hazeho nibisabwa. Kubisabwa ubwo twabibonye bike muri byo, hano twanabisubiramo tukareba atese ibisabwa ni ibihe. Kuba ari nakemwa mu mico no mu myitwarire, hakaza kuba yararangije amashuri yisumbuye, nabyo twabibonye ko birimo kuba atarakatiwe n'inkiko, kuba yiteguye guhita atangira akazi mu gihe amaze guhabwa amahugurwa, ubumenyi mu bijyanye n'ubucuruzi ni inyongera. Uramutse ufite waracurujeho cyangwa se ufite ubumenyi mu bintu by'ubucuruzi byaza kuba ari inyongera. Noneho wowe ubwo ukuraza kuba usoje gufungura ino link, wageze hano uraza ukande hano next, uraza ukande next, never submit. Ubwo nukuvuga ngo hano urakanda next, ukimara gukanda next wowe uraza guhita ugera no kuri no form yawe. Ukigera kuri no form urashiramo email, amazina, nimero iranga muntu na nimero ya telefone, akarere, umurenge
nta kindi uruze gushiramo ari tukanda hano submit. Rero urumva rwose yuko hano tuba twabazane update zimeze neza, ibintu biba bitagoye rwose, tukavuga ati se ni gute turi buze kuba twagufasha, ugasanga ari n'umuntu wakwandikira ati mfasha, ati zana 1,000, ugasanga utuntu tutanga niki nitwo utangiye amafaranga, wakagombye kuba watwifasha ibintu bikagenda neza. Rero twebwe hano tuba twabazaniye update zose, asige mukagerageza amahirwe neza. Rero niba ari bwo bwa mbere rwose warugeze hano ku muyoboro Onebu Opportunity Hub Rwanda, wakanda subscribe, share and even comment. Ukeneye ubufasha araza utwandikira kuri nimero zacu arizo 07 2718542. Ukeneye nanone kuba yatujoininga ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu, especially nko kuri WhatsApp, dore kariho haca ama update menshi atandukanye, urahita utwandikira kuri iyo nimero nanone tuguhaye 07 2718542, uvuga ati Onebu shira ku rubuga rwanyu rwa WhatsApp, urahita ubona link iri buze kuza ujoininge. Asigaye amahirwe tuba tutanyuje hano amenshi tunyuza kuri WhatsApp, uzaje uhita uyabona byihuse cyane. Ahandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nyinshi dukoresha, Instagram, Facebook n'ahandi tuba dukoresha Onebu OG. Hasigaye ukaba wagenda uryoherwa n'amahirwe tuba tubasharinga. Bye bye, yari Onebu. Don't forget to do subscribe and